Muraho muri amahoro, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye kubagezaho cyangwa tugiye kubatembereza ahantu bita Nkotsi na Bikara, ahantu habereye amateka akomeye. Sobanukirwa Nkotsi na Bikara aho abami b'u Rwanda bimikirwaga, uwahavogereye yaburiwe irengero. Mu Rwanda hari uduce tunyuranye tubumbatiye amateka y'igihugu cyo ku bw'abami. Ahenshi hagenda hitirirwa amazina abiri akomotanye, urugero ni ahiswe Rwabicuma na Mpanga mu karere ka Nyanza, Butamwa na Ngenda, Burera na Ruhondo, Nkotsi na Bikara n'ahandi. Aho hantu habumbatiye amateka y'imibereho y'abaturage ku bw'abami. Superstar TV Show yifuje kubagezaho inkomoko y'inyito Nkotsi na Bikara, agace ko mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze mu murenge wa Nkotsi. Ni ahantu hafite amateka ahambaye kuko ariho honyine mu gihugu hageze abami hafi ya bose bayoboye u Rwanda, dore ko ariho rukumbi bimikirwaga. Ni ahantu hagaragara iriba ry'amazi adakama, hakaba n'ishyamba ry'inzitane riri ku buso bwa hegitari 11 ryitiriwe umwami Gihanga Ngoma Ijana. Mu kumenya neza ayo mateka twegereye abasaza bahaturiye, dore ko abenshi bemeza ko ibyinshi kuri ako gace ka Nkotsi na Bikara byagiye biba bareba n'amaso yabo. Abo ni Mvuyekure Yohani Bosco na Hategekimana Yozefu. Mvuyekure ati aho hantu umwami Gihanga yaharuhukiye ubwo yari avuye mu ndorwa, aho yari yajyanye mushiki we. Mu kugaruka yanga gusubira mu nzira yanyuzemo, agenda agaruka anyuze mu Murera. Arongera ati yaraje aruhukira hano muri Nkotsi, aho yafashwe n'inyota abonye iriba adaha amazi ayasomaho. Ayo yari asigaje mu ruho ayamena imusozi, ahaca ikiraro, avuga ko ari uburuhukiro bw'umwami. Amaze kuharuhukira asubira i Nyanza. Mu bucukumbuzi bw'ayo mateka, Superstar TV Show yasuye Hategekimana Yozefu, aho yavuze ko ayo mateka y'ako gace ayasobanukiwe cyane, biba ngombwa ko ajya kuyasobanurira muri iryo shyamba no kuri iryo riba, mu rwego rwo gufasha umunyamakuru kumva byimbitse ibya Nkotsi na Bikara. Yavuze ko Nkotsi yitiriwe iryo shyamba ry'umwami riri ku buso bwa hegitari 11, iryo riba ryitirirwa Bikara, ariho havuye inyito Nkotsi na Bikara. Avuga ko iriba rya Bikara ari ryo bakuragaho amazi umwami yagombaga kwiyuhagira mbere yo kwimikwa. Ati bamuvanaga i Nyanza cyangwa mu zindi mpande zinyuranye z'igihugu, akaza hano aje kwimikwa. Yamaze gutoranywa ko agomba kuba umwami, nibwo bamuzanaga hano i Buhanga bitiriye Gihanga, bakamukorera imihango yo kumwimika. Arongera ati ni imihango yakorerwaga n'abo bita abiru bavukaga hano i Buhanga, harimo uwitwa Komayombi, Semabumba na Buhindura. Bamara kumukorera iyo mihango bakamuha imitsindo, akajya kuyerekana i Nyanza ko ari ayivanye aho kwa Gihanga. Yamufashaga kuyobora igihugu nta kintu kimukomye imbere, yateraga agatsinda, bamutera ntibamutsinde kubera ya mitsindo. Hategekimana yagarutse ku mateka y'umwami Gihanga muri ako gace ka Nkotsi na Bikara, avuga ko kuhaza yari aturutse mu cyahoze ari komine Rwerere mu Bugoyi, aza muri iryo shyamba kubera imitsindo yahasanze, ahashyira ibirindiro. Ngo yahashyize inyubako ari naho abami bose bamuyobotse
bazaga kureba ahantu Gihanga umwami w'u Rwanda atuye ngo iyo nzu yubatswe hagati mu bigabiro bibiri ibiti bigaragaza amarembo y'urugo rw'umwami. Byasabye ko ariho bajya baza gukorera imihango yo kwimika abami. Uwo musaza avuga ko ayo mazi yo ku iriba rya Bikara abiru ari bo bayajyanaga aho umwami yiyuhagiriraga, dore ko ngo yarimo imitsindo akogera ahantu hubakiye neza ngo hameze nk'ubuvumo. Ati aya mazi arakomeye cyane, mu gihe cy'impeshyi aruzura akameneka ku mpande, ariko mu gihe cy'imvura akagabanuka, tukaba tutaramenya impamvu y'ayo mayobera. Turayakunda abaturage twese dutuye inaha, niyo tuvoma, niyo tunywa, ni nayo dukoresha imirimo yose. Nk'uko uwo musaza abivuga ngo uretse umwami umwe abandi bose niho bimikiwe. Ati hano abami bose barahageze, umwami utarahageze ni Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, uriya waguye hanze ntiyigeze yimikwa. Hari burugumesitiri waba waraburiwe irengero nyuma yo kuvogera iryo riba. Umusaza Hategekimana avuga ko umuntu wese washatse kuvogera iryo riba n'iryo shyamba bitamuguye amahoro, kugeza ubwo burugumesitiri washatse kurivugurura ngo aryubake mu buryo bugezweho yatewe n'inzoka nyuma y'uko ayo mazi akamye burundu. Ngo uwo burugumesitiri wa komine Nyakinama witwaga Nkikabahizi Donati yashatse kuvugurura ibiro bya komine n'iryo riba, ari nabyo yasabye abaturage gucukura bashaka gushyiramo amatiyo ngo bubake, ntibyamugwa amahoro. Ati mu 1948 burugumesitiri Nkikabahizi ku nkunga y'amafaranga yari avuye mu Budage akwira igihugu cyose mu gufasha ibikorwa by'abaturage, we yashatse kuyakoresha mu kuvugurura ibiro bya komine n'iryo riba. Arongera ati yaraduhamagaye ati muze mbahe akazi turishima, aratubwira ati ngiye kubashyiriraho robine, sinshaka ko mujya mwikorera utubindi n'amasafuriya ngo mugiye kuvoma. Abaturage bati uramenye nyakubahwa burugumesitiri, ririya riba ryacu ni irya Gihanga, umenye utarikoraho rifite umwihariko waryo. Aranga ati amashuri nize antegeka gukora icyo nshaka. Urumva burugumesitiri yabaga afite ijambo ku baturage, nta wamuvuguruzaga. Ubwo uwo muyobozi bamubuzaga akanga ngo yakomeje guhata abaturage baremera. Batangiye gucukura imiferege ngo bakigera hafi y'iriba y'amazi yarakamye yose. Abaturage bati bya bintu twagusobanuriye ngibi urabyiboneye. Burugumesitiri agira ubwoba abasaba gutaha. Inkuru mu baturage ngo yatangiye gusakara ko Nkikabahizi yaje gukamya iriba rya Gihanga. Ngo byageze mu gitondo abapolisi baje kuzamura ibendera ku biro bya komine, basanga inzoka ebyiri nini cyane ziri ku muryango w'ibiro bya burugumesitiri, izindi ebyiri zizingurije ku giti cy'ibendera, ari naho burugumesitiri yafashe icyemezo cyo guhunga, dore ko ayo makuru yari yatangiye gusakuza yageze no mu buyobozi bumukuriye. Hategekimana ati izo nzoka zahamaze iminsi 7 ibendera ritazamurwa, ibiro bya komine bidafungurwa, ubwo n'abayobozi bakuru muri za perefegitura n'abakomine barahurura. Wasangaga hano imodoka zahuzuye baje kureba icyo kibazo cyabereye muri Nyakinama. Arongera ati ku munsi wa 8 burugumesitiri n'umugore we n'abana babo 2 twarababuze burundu. Ku
kugeza na n'ubu ntawe uramukubita amaso, niba yarapfuye, niba yaragiye mu mahanga, niba yararigise, nta muntu uzi icyerekezo yagiyemo. Avuga ko ku munsi wa 9 mu gitondo ngo za nzoka zavuye ku biro bya komine zigaruka mu ishyamba rya Nkotsi, ngo hari n'ubwo n'ubu bazibona zota izuba ku ma esikariye ingazi bubatse mu ishyamba, ariko ngo ntiziryana, ngo iyo zibonye umuntu zirahigama zikagaruka agiye, ngo ntawe zisagarira. Kuri uwo munsi wa 9 nibwo ngo umusaza umwe yaje hafi y'iryo riba gutema igitoki, arebye kuri rya riba abona amazi yuzuyemo nyuma y'uko yari yakamye, ahita ajya kuri komine abibwiye bamwe mu bayobozi n'abaturage bamufata nk'umusazi. Bose bari bazi ko ayo mazi yakamye burundu, nibwo baje kureba basanga yagarutse. Ubwo byose biba nyuma y'ibura rya burugumesitiri. Ntabwo ari uwo gusa wahuye n'ikibazo kuri iryo riba, ngo hari n'umugabo waje muri iryo shyamba atema igiti cyo mu bwoko bw'ikigabiro bimuviramo gupfa, nk'uko Hategekimana akomeza abivuga. Ati mbere y'uko burugumesitiri aterwa n'inzoka hari umugabo wari waje gutema igiti cy'ikigabiro cyabaga aho umwami yakoresherezaga inama. Hari mu 1972 yamaze kugitema ashaka kubaza imivure, arayibaza azana abasore baza kuyikorera, bakiyiterura irasatagurika, nawe ahita apfa. Ni ishyamba ririmo ibiti n'inyamaswa zinyuranye. Muri iryo shyamba harimo ibiti by'inganzamarumbo by'amoko anyuranye ndetse n'amoko y'inyamaswa atandukanye, nk'uko Muzehe Hategekimana abivuga. Ati harimo ibiti by'amoko yose twavuga nk'imivumu, imigano, imihanga, imikondogoro, imimanurankuba, imimenamabuye, imifunzo, ariko ibi biti byiganjemo cyane ni biriya bigabiro by'imivumu y'ibihondohondo, ni nayo mpamvu hano hitwa mu bihondohondo. Arongera agira ati inyamaswa z'amoko menshi zirimo, ariko atari iz'inkazi. Harimo imondo ifitanye isano n'ingwe, urusamagwe rufitanye isano n'ingwe, hakabamo urutoni, impereri na za nzoka nagusobanuriye. Zose iyo abantu baje kuhasura barazibona. Abo baturage bavuga ko ayo mateka abafitiye akamaro kanini, aho akurura ba mukerarugendo basiga amadevize yo kubakwamo bimwe mu bikorwa remezo birimo amashuri. Iryo shyamba ngo abaturage bakaba bakomeje kuribungabunga, ngo nta muntu ushobora kuryonona barebera. Andi mateka y'akarusho muri Nkotsi na Bikara ni igiti cy'inyabutatu gifite ibiti bitatu bihoberanye, cyerekana uburyo Abanyarwanda babanaga. Bikaba bihoberanye mu busobekeranye ari byo igihondohondo, umuvumu n'umusando. Bikaba bihoberanye mu busobekeranye ari byo igihondohondo, umuvumu n'umusando. Superstar ikaba izabagezaho amateka y'icyo giti mu nkuru y'ubutaha. Ngaho mugire ibihe byiza, nizere ko mwanezerewe no kumva inkomoko cyangwa amateka y'ahantu bita Nkotsi na Bikara. Aho ni mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru mu murenge wa Nkotsi i Nyakinama. Ngaho mugire ibihe byiza.